naba ndwaye ndi muzima uri Imana, naba ntuze cyangwa nkennye uri Imana, nakubaha isi yose ikabimenya, nakuvaho isi yose ikabimenya, ibyo byose ntacyaguhindura uzahora uri Imana, ibyo byose ntacyaguhindura uzahora uri Imana. Haleluya. Imana yacu ntabwo igihinduka, uko byagenda kose ihora ari Imana. Izina ryayo nta gishobora kurikuraho. Ihora ari Imana uko waba ubona ubuzima buri kose, uko waba umeze kose, ibyo watekereza byose, Imana ntigihinduka. Kandi uko yahoze kera na n'uyu munsi ni kwiri. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nkuko twarisomewe mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya 3 kuva ku murongo wa 8 kugera ku wa 9. Na magambo magufi, reka twongere tuyanyuremo gatoya. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntiribisobe, yuko umwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Murongo wa 9, umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana itugirire neza. Tugiye kuganira kuri iri jambo. Ni ijambo Petero yanditse abwira abera b'Imana cyangwa se ubwoko bw'Imana bwari buri mu mahanga atandukanye ariko atarayi wabo. Ni amagambo yo kubakomeza ndetse no kubasobanurira, akomeza kubabwira iby'ubwami bw'Imana, kugaruka kwa Yesu Kristo. Aya magambo yababwiye ababwira ko bamwe baribazaga ngo ariko uko twavutse twumva bavuga ngo Yesu azagaruka vuba, araje vuba, bakaba basokuza baratambutse, yewe n'abandi dukomoka bose bakaba baratambutse, ibyo ni ibiki? Ibyo bizageza ryari? Ariko arababwira ngo ku murongo wa 8 ngo umunsi umwe imbere y'Imana ni nk'imyaka 1000, kandi imyaka 1000 imbere y'Imana ni nk'umunsi umwe. Icyo ni ikigereranyo yakoresheje. Muri iki gihe uko bisa kose nta muntu ukimara imyaka 1000, ariko tufate ko ari ikigereranyo mu myaka yose umuntu yamara uramye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa no mu mahanga, tugeranye n'iyo myaka 1000. Kimwe nuko umunsi umwe ushobora kuba nyine uwo munsi, igihe Imana ikubwiye cyangwa ikugena ibyo igomba kukugenera, bikaba uwo munsi cyangwa se bikaba mu gihe kirekire. Imana itugirire neza. Kandi ngo benshi batekereza ko Imana itiza isezerano ryayo. Akenshi turanabivuga tukanabiririmba, isezerano ry'Imana riratinda ngo ariko ntirihera. Abenshi niko tubitekereza ko isezerano ry'Imana ritinda, ariko umunsi umwe ungana n'imyaka 1000 imbere y'Imana, kandi n'imyaka 1000 ingana n'umunsi umwe imbere y'Imana. Rero ntabwo isezerano ry'Imana ritinda, ahubwo gukora kwayo n'inzira zose ikoresha nizo zigomba kugenda uko yabiteguye. Imana itugirire neza. Reka dufate kanya turebe, ese uyu munsi umwe usobanuka gute, cyangwa se wagereranwa n'iki, cyangwa se umuntu yabitekereza gute? Ese iyi myaka 1000 umuntu yabitekereza gute? Kuko isezerano ry'Imana ridatinda. Niba isezerano ry'Imana ridatinda, ubwo umunsi umwe bishatse kuvuga iki? Kugira Imana iteganya kutugezaho cyangwa se kudukorera. Ese imyaka 1000 bishatse kuvuga iki? Hari inzira Imana ikoresha kugira ngo igeze umuntu kukigambiriye kumugezaho, cyangwa se igeze umuntu ku mugambi mufiteho. Waba cya kigereranyo cy'umunsi umwe, cyangwa se kikaba cya kigereranyo cy'imyaka 1000. Wahita wibaza ngo ubwo se niba Imana ivuze ko izatugirira neza, cyangwa se ivuze ko igambiriye ibyiza kuri twebwe, byaba umunsi umwe gute? Cyangwa se n'ibyari byaba iminsi 1000, imyaka 1000? Imana itugire neza kandi ikomeze kudusobanurira.
inzira z'Imana ziri mu buryo bubiri nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Byaba mu munsi umwe cyangwa bikaba mu minsi igihumbi. Uyu munsi umwe abantu benshi niwo twifuza Imana ko yadusohoreza amasezerano. Abenshi siko tubyifuza. Umuntu wese yasenga aba yumva Imana yazo uwo mwanya. Icyo abwira Imana ngo Mana ndashaka iki, nifuza ko wakora iki, nifuza ko watunganya ibi mu bugingo bwanjye, bawumva ubyaza uwo mwanya. Ariko ntiwirengagize ko imbere y'Imana bishobora kuba muri cya kigereranyo cy'imyaka igihumbi. Noneho gukora kw'Imana, ubushake bw'Imana ku buzima bw'umuntu, aho igambiriye kukugeza cyangwa se wigambiriye kukugira we, cyangwa ikigambiriye gukora mu buzima bwawe, umugambi mwiza Imana igufiteho yawusohoza. Ubwo ngubwo kibisobanukirwa ko Imana ifite ubuzima bwawe cyangwa se ubugingo bwawe mu biganza byayo, yabisohoza ubwo ngubwo bitewe n'umugambi wayo, bitewe n'uko yo ibireba imbere hawe. Ibisohoje ubwo ngubwo nta kibazo byateza, nta mpinduka mbi byazana mu itorero ndetse no ku bantu b'Imana. Ariko ikabona inabisohoje mu gihe kirekire cyageranyijwe n'imyaka igihumbi, nabyo byatanga umusaruro kurushaho. Izo ni inzira ebyiri Imana ikoresha kugira ngo isohoze ubushake bwayo ku muntu yaremye. Buri muntu wese Imana yaremye hari ikimugambiriyeho. Ikidusaba nta kindi ni iki? Ni ukwera, ni ugushaka kwera kw'Imana no gukiranuka kwayo. Haleluya. Kugira ngo Imana isohoze ubushake bwayo rero, idusaba ngo tubanze tumenye ngo niyo ifite byose mu biganza byayo, hari ikigambiriye kuri twebwe, byaba ibyifuzo umuntu agira buri munsi, ariko umenye ngo Imana ifite inzira izakoresha. Mu nzira zayo zose izahitamo inkwiriye yatuma mpagarara mu mugambi wayo, iba ari yikoresha. Inzira rero yihuse igeranya na ya myaka na wa munsi umwe, ni igihe Imana ishobora gukora ugisenga. Iyo urebye hari abera b'Imana cyangwa se hari abakozi b'Imana cyangwa se hari abantu Imana yaduhaye ngo batubere icyitegererezo. Eliya ku musozi Karumeli asenga, ashaka gusobanura, ashaka ko Abisiraheli basobanukirwa Imana yo gusenga ariye, ko bari mu rujijo. Bagiye ku musozi Karumeli we n'abahanuzi b'Abayali, barasenga biyiriza umunsi wose, akajya nababwira ati musenge cyane wenda Imana yanyu yazindutse cyangwa yanasinziriye. Bamara umunsi wose basenga, ntibumvirwa n'Imana yabo basengaga. Ariko we asenga rimwe gusa, Imana ibikora ubwo, irigaragaza. Abisiraheli bava mu rujijo, basobanukirwa Imana bakwiye gusenga iyo ariyo, ko ari Imana ikora kandi ko ari Imana ivuga kandi ko ari Imana yumva. Haleluya. Byabaye uwo mwanya agisenga, umuriro uva mu ijuru ukongora igitambo. Haleluya. Imana ibikoze muri wa munsi umwe, ku munsi umwe wari utararenga, muri wa munsi, muri cya kigereranyo cy'umunsi umwe ikora ubwo, kugira ngo yigaragaze kuko yagombaga kwigaragaza. Ezekiya ageze igihe agiye gupfa, ngo yerekere ivure, abwira Imana ngo data, reba imirimo yanjye, reba ibyo nakoze, ndakwinginze nyongerera igihe cyo kubaho. Uwo mwanya ntabwo byasabye indi myaka ngo Imana imubwire ko imwongerera imyaka 15, ahubwo uwo mwanya yahise imwongerera kubaho, nubwo imyaka y'inyuma bitagenze neza, ariko yarabikoze uwo mwanya agisenga cya kigereranyo cy'umunsi umwe imbere y'Imana. Imana itugirire neza. Umunsi umwe ushobora kuba isaha, ubwo ngubwo ukibivuga, cyangwa se nyuma y'isaha cyangwa se nyuma y'iminota umuntu agatangira kubona gukora kw'Imana. Haleluya. Ariko igihe gikomeye, abenshi abakristo benshi twamenye Imana tunizera gikomeye, ni igihe kingana cya kigereranyo ijambo ry'Imana ryatubwiye cy'imyaka igihumbi. Iki gihe abantu benshi bakigwamo, abakristo benshi bakigwamo, ariko Imana itugirire neza, itwigishe gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Dusobanukirwe ubushake bw'Imana, dusobanukirwe gukora kw'Imana. Haleluya. Ijambo ry'uyu munsi nifuje ko riza kwibanda aha hantu, gusobanukirwa ubushake bw'Imana, ariko byongeye byo mu gihe kirekire. Inzira Imana ikoresha kugira ngo isohoze ubushake bwayo ku buzima bwawe, tubisobanukirwe. Imana itugirire neza.
iyi nzira igora benshi ikanasharira, ariko icyo mbabwiye ni kimwe, nuko isharirira kamere muntu. Ntabwo yabwiye gusharirira umwuka w'Imana uri muri twebwe, niba kuko twarimitse Imana muri twebwe. Imana itugirire neza kandi twigishe kumenya niba twarizeye, duhagarare kuko kwizera inzira y'igihe kirekire cyangwa se inzira Imana ikoresheje igereranywa na ya myaka 1000, ntidusharire ngo ituvane ku Mana. Ahubwo kwizera Imana twizeye tumenye ko ari Imana yo mu gihe gito ndetse no mu gihe kirekire. Imana itugirire neza. Muri iyo nzira y'igihe kirekire rero habamo ibintu bikomeye, habamo ibintu byinshi bitandukanye. Cyaba igihe kirekire utabona ibyo Imana ujye ushaka ko Imana ikora, cyaba n'igihe kirekire unyura mu bikomeye kurusha ibyo watekerezaga, ariko kubw'umugambi w'Imana igufiteho ikakunyuza muri ibyo kugira ngo ikore ikigomba gukora mu gihe cyayo. Haleluya. Turebye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 37 kugera kuri 41, batubwira inkuru cyangwa se n'ubuzima bwa Yosefu. Yosefu yari umwana wa Yakobo. Uwo mwana yari umwana we mutoya, umukurikira mutoya yari Benjamin, ariko yari umwana mutoya. Ageze mu myaka 17 atangira kujya arota inzozi zikomeye kandi akazisobanura. Akarota iby'inyenyeri n'izuba byikubita imbere ye, akarota bahambira imitwaro na bakuru be bari 12, akabona imitwaro 11 y'abakuru be yose yikubisa imbere ye, umutwaro we ugakomeza ugagumya uhagaze. Yari afite imyaka 17. Ko bisa kose Yosefu yari afite ikiza avuga ngo ko bisa kose Imana hari ikigambiriye ku buzima bwanjye, hari iki Imana izakora ku buzima bwanjye, hari uw'Imana izampindura we. Yari mu mwuka w'Imana, iryo jwi yararyumvaga, cyangwa se Imana yaramusuraga ikamwereka ko imufiteho umugambi mwiza, ikagira ibyo imwereka n'amaso ye akabyibonera. Ngo bucye kabiri abavandimwe batangira kumwanga, bamwita Karosi kubera izo nzozi yarotaga. Batangira kumwanga, batugushatse kuvuga ko uzadutegeka, ushatse kuvuga ko ari wowe uzaba umutware, mbese batangira kumwanga kubera ibyo ngibyo. Ariko Yosefu akomeza kumenya ko akomeza kuvuga ngo Imana niyo igambiriye, ifite umugambi mwiza ku buzima bwanjye. Yosefu ngo bice kabiri asura abavandimwe be abagemuriye aho bari baragiye kuragira ku musozi wa kure y'aho bari batuye. Agezeyo bati Karosi yaje, tari kubundi mwatse tukamwica, bajya umugambi wo kumwica. Ariko umwe mu bavandimwe be aravuga toya, ntago ari byiza, si byiza ko twishyiraho amaraso y'umuvandimwe wacu. Ariko babanje kumufata, bamuta mu rwobo, bafata ikanzu ye ise yari yaramudodeye cyangwa yari yamuguriye yakundaga, bayivuruguta mu maraso, bayishyira se, baramubwira ngo umwana wawe inyamaswa zamuriye, yapfuye, ntawe ukiriho. Ise abibonye avuga ati nta kindi, ubu ni inyamaswa zamuriye kuva ikanzu yasigaye. Barangije baravuga bati reka tumute mu rwobo, inyamaswa zizamurye wenda. Umuvandimwe witwa Yuda, utari Yuda wagambaniye Yesu, aravuga ngo ntago ari byiza ko twishyira amaraso y'umuvandimwe wacu, ahubwo reka tumugurishe n'abariya b'Ishimayeli, abanyegiputa baguraga abacakara. Bamuvanamo baramugurisha, aragenda. Ubwo ko bisa kose Yosefu agiye muri urwo rwobo, ko bisa kose yaravuze ngo ubuzima bwanjye burarangiye. Yavuze ko bisa kose Imana twavuganye banza atariyo, ubanza hari irindi yerekwa rindi ryaje ritari iryatutse ku Mana, kuko ubuzima bwanjye burarangiye, abavandimwe banjye baraburangije. Ikimana yavuze, ikimana yambwiye gishobora kuba kitazasohora. Agira kwiheba, agira no gushidikanya, aravuga ati uko bisa kose ishobora kuba atari Imana twavuganye. Kubwo Imana igihari kandi kimufiteho umugambi mwiza, bigira inama cyangwa se umuvandimwe wabo abagira inama yo kumutamushyira aho ngaho, kumushyira muri urwo, kutamurekera muri urwo rwobo. Batireka tumugurisha wenda azagwe ku bandi. Bamukuramo, agiye muri Egiputa. Agezeyo abaye aho ngaho, umutware w'umwami Farawo amujyana mu rugo rwe, amugira umukozi, amwemerera ibintu byose ko agomba kujya bimenya akabijera. Ariko akuramo umugore we, avuga ati umugore we ni ikizira, uzitonde. Umugore we byaje kurangira umugore aramukunda kuko numva yari agasore kakabyiruka, kasa neza, ari umusore mwiza rwose w'uburanga, usa neza. Arangije ashaka ko baryamana. Ariko Yosefu aramubwira ngo ibindi byose ndabyemerewe, ariko wowe mabuje uri kizira kuri ngewe,
kandi buriya nuko n'ijambo yabwiye uriya mugore no mu mutima yaravuga ngo uri ikizira n'imbere y'Imana kuri ngewe. Imana itugirire neza. Umugore abonye bimucanze na Yosefu abonye ko ibintu bikomeye, arasimbuka ariruka. Yirutse umugore asigarana akenda kiwe, agakoti kiwe, akajaketi kiwe, ahita avuza induru ngo wa mucakara mwazanye ahangaha cyangwa wa munyagano mwazanye ahangaha, dore ibintu yaragiye kunkorera ibyamfura mbi. Bamutaye mu nzu y'imbohe. Ko bisa kose Yosefu ageze mu nzu y'imbohe yaravuze ati noneho mva ko nigenje, nabonye Imana inkura muri rwa rwobo, aho ntago nzahava. N'iki cyaha ndegwa ntago nzagikira. Tubu ibyanjye birarangiye. Atangira no gushidikanya ko bisa kose buriya mutima yaravuze ati ko bisa kose Imana twavuganye ishobora kuba itagihari, cyangwa ishobora kuba atari yo twaravuganye n'izindi mbaraga. Ariko kubw'umugambi w'Imana Yosefu aza gusohoka mu nzu y'imbohe. Asohoka mu nzu y'imbohe afite icyubahiro cy'Imana, aza gusobanura ibyananiye abanyabwenge, ibyananiye abapfumu, ibyananiye abarozi b'uburyo butandukanye, asohoka aje kubisobanura kubw'imbaraga z'Imana zari muri we. Haleluya. Ko gusohoka kwe rero byabaye gusozwa kw'amasezerano y'Imana, kwabaye gukora ku bushake bw'Imana. Haleluya. Yosefu amaze gusobanura inzozi z'umwami agirwa umutware ukwiye kugira gute guhunikisha ibigega, kuko yaramaze gusobanura iby'inzozi umwami yarose. Maze kuzisobanura ati ibyo bintu warose, ibyo umwami yarose nta wundi ushobora kubidufashamo, kuko amaze kubisobanura ntabwo bijyamo muri byinshi cyane. Agirwa umutware avuga ati ibyo bintu rero uko bisobanuka ni wowe ugomba kubishyira mu bikorwa. Hagarara muri iki gihugu imyaka 7 y'uburumbuke, aba ari wowe uhunikisha, kandi n'imyaka 7 y'inzara tuzaba dufite stock ihagije. Yosefu agara gutyo, nabwo yaje guhama bavandimwe baje kuza guhaha mu icyo gihugu, ko nicyo cyari gifite ibyo kurya cyonyine. Bazana na papa wabo, bose baraza bagera aho ngaho barahatura. Ari naho ubwoko bw'Abisiraheli bwaturutse bujya kwaguka cyangwa se kuba bwinshi muri Egiputa, naho ngaho byaturutse. Imana itugirire neza. Ibyo mbivuze ngira ngo mbabwire ya myaka 1000, cyagiranyo cy'imyaka 1000, ibintu bishobora kubamo ku buzima bw'umuntu, ariko paka Imana ikagera ku cyo yagambiriye. Yosefu uyu nguyu yari uwo kwiheba, akavuga ngo birarangiye, singewe Imana yabwiye, singe Imana yavuganye nanjye. Oya, kubera ibyo byose yanyuzemo. Arongera akagereranywa, ukongera ugafata n'ubuzima bwa Yobu. Yobu ibyo yabayemo byose, ariko Imana yarazi ko Imana ihari, yarabiza bisobanukiye ko Imana ihari. Abana barapfa baragenda, amatungo arashira, inshuti zimushiraho, ariko aravuga ngo ndabizi neza ko Imana ihari. Arabihamya avuga ati nubwo ibyo bimeze gutyo, ndabizi neza ko Imana ihari. Cyekora Imana ikora ikintu kimwe, kuko wenda rimwe na rimwe yari kumwemerera kuzana undi mugore, iramumusigira kugira ngo azongera abone abana, atazita ikibazo, atazavuga ngo ni abana b'undi muntu, ni abana b'undi mugore. Imusigira umugore kugira ngo azabyara abandi bana. Haleluya. Abihagararamo. Yesu ashimwe. Bene data, gukora kw'Imana ku buzima bwacu kuri mu bwo buryo bubiri. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, gukora kw'Imana abantu bashobora kutabireba mu ishusho y'ibigaragara, ariko bakabireba mu buryo bw'umwuka. Ishusho y'ibigaragara umubiri unanirwa nabyo. Ubushake bw'Imana burasharira, bugasharirira kamere muntu, bugasharirira umubiri, bugasharirira ubuzima. Ariko Imana iri muri wowe iramutse ishyitse, iramutse ikomeye, wasenga agace ka 2 k'isengesho Yesu yasenze. Yesu yari yambaye kamere ebyiri cyangwa se ishusho ebyiri, ishusho y'umuntu n'ishusho y'ubumana. Ishusho y'umuntu yarasenze ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge. Ishusho y'umuntu niyo yasenze iryo sengesho, kuko muri kamere y'umuntu harimo gutinya urupfu. Urupfu nta utarutinya. Iyo umuntu arutekerejeho yumva hari akantu. Pastor Benjamin niwe bushiza bitubwira avuga ngo hari icyumba umutima w'umuntu utajya ukunda kwinjiramo, icyumba gitekereza ku rupfu. Abantu benshi bumva badashaka kwinjiramo aho ngaho ngo banahatinde. Ariko iyo shusho cyangwa se icyo cyumba Yesu yinjiyemo akavuga ngo data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ni icyumba cya kamere y'umuntu yari yambaye. Akenshi imikorere y'Imana yitabaye nonaha
ikaba mu gihe kiri imbere, mu gihe kirambye, bya mu mwaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa 5, icyumba cy'umuntu, kamere y'umuntu itanya kuvuga ngo Imana yaransize, ntabwo tukiri kumwe, cyangwa se ijwi numvishe, cyangwa se ubushake bw'Imana bushobora kuba bugambiye ibibi kuri njye. Umuntu agatangira gutekereza gutyo. Ariko Yesu igice cya 2 yaravuze ngo ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka, abwira uwo yitaga data, Imana yacu. Haleluya. Ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Reka ubushake bwawe bube, kuko hari icyo ugambiriye ku mwana w'umuntu. Yasenze gutyo, Imana imuha imbaraga zo gukomera no mu rupfu. Haleluya. Bene data, ubuzima bw'umuntu bubamo ibintu bitandukanye, ibyiza ndetse n'ibibi. Ariko umaze gusobanukirwa neza ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ari mwiza, ibyo bibi wabivanamo kamere y'umuntu gusa, ukinjizamo n'iy'umwuka, kugira ngo usabe imbaraga zo gukomera. Rero urugendo Yosefu yanyuzemo, iyo atagira indi Mana iri muri we, yakomezaga kwiheba. Cyangwa na Yobu yashoboraga no kuvuga ngo yashobora kumva icyo umugore amubwiye. Umugore akabwira ati dore ibintu byose byagushizeho, nawe ubwawe uri nyakwipfira, ntufite n'urwakwica, kandi sinakura muri amaboko yanjye. Uri yavuga ati ndukwicana nakwica ukava, kuko ubu nta kintu kivuze urwo kundushya gusa. Ariko aramubwira ngo nzarinda apfa ntikwiyeho kuba inyangamugayo y'Imana. Haleluya. Kuko hari Imana yari iri muri we, hari imbaraga z'ubumana zari muri we. Ariko mwene data, ni ikibazo gikomere abantu twitwa abakristo twamenye Imana, cyakora si twese. Harimo bamwe bazi guhagarara mu byo twita ibigeragezo. Tubyita ibigeragezo. Bamwe babyita gukora kwa Satani, abandi bakabyita ibigeragezo. Imana iratugerageje. Ariko ndagira ngo mbabwire iki kintu, inzira yose wanyuramo, yabigushaririye cyangwa itagushaririye, niyo kugira ngo Imana isohoze umugambi wayo ku buzima bwawe. Niyo kugira ngo Imana isohoze umugambi wayo ku buzima bwawe. Wifata umugambi Imana, wifata inzira Imana ihisemo gukoresha, ngo uyite ko ari ubushake bwa Satani. Oya, Satani ntabwo arusha Imana ubushake, ntabwo arusha Imana imbaraga. Wifata ibikorwa Imana, inzira Imana ikunyuzamo, kugira uwo igomba kukugira we, ikugeza aho igomba kukugera uri umuntu ushyitse, ngo bitwerere Satani. Oya, ahubwo uvuga ngo ibi byose kubera ko Imana ibizi, ifite ikigambiriye kubera ko njye namaze kwakira ko Imana yuzuye muri ngewe, ububasha bw'Imana n'ubushake bwayo n'ubushobozi bwayo biri muri ngewe, kandi nkarinda imvugo zanjye, nkarinda imikorere yanjye, nkarinda imico yanjye, kugira ngo ndusheho kwihuza n'Imana, nisohoze ikigambiriye ku buzima bwanjye. Haleluya. Hano hantu iyo mpageze ngiramo akoba, kandi sinkagira kuri njye njyenyine, n'abandi benshi ndabizi neza ko hari abandi bantu bashobora kuba bagira aho batekereza gutyo. Cyakora ngewe maze gusobanukirwa iri jambo, naciye bugufi ndihana, kuko nakoze ibyo ntari nzi ko ari byo kosa. Akenshi iyi nzira y'Imana twavuze ishaririye umuntu, abantu benshi abakristo, ariko kuko abatari abakristo bo ntago bazi n'imikorere y'Imana, ntibazi ko Imana yanyuza mu nzira ishaka, ntibazi ko Imana yahindura, ntibazi ko Imana yanyuza yewe no mu rupfu inyuzamo. Ko yanyuzijemo kwa Mariya mushiki wa Lazaro, yanyujijemo nyuza mu rupfu, Lazaro arapfa kugira ngo yigaragaze, naho iginyuzamo. Mu by'ukuri iyi nzira isharira, maze gusobanukirwa, nasanze hari akaga, hari amakara, hari umuriro abakristo twishyiraho. Dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko, igice cya 3, turasoma umurongo wa 29 n'uwa 30. Mwumve icyanteye ubwoba, wenda nawe cyagutera ubwoba, tukaza gufatanya kwinjira mu mwanya wo kuvuga ngo Mana tugirire imbabazi, kuko twakoze ibyo tutazi kandi bibi kurusha ibindi.
ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cya 3 umurongo wa 29 kugera 30 haravuze ngo ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azababarirwa rwose, ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose. Icyatumye avuga atyo nuko bavuze ngo afite dayimoni. Mani tugirire neza. Yesu yakijije umuntu wari ufite abadayimoni, arabirukana, anakiza abantu. Umuntu wari unyunyutse akiza abantu batandukanye. Ariko abafarisayo bageze hano baravuga ngo uyu muntu ngo hari imbaraga zimukoresha. Aravuga ngo akoreshwa n'umutware w'abadayimoni. Ngo ibi ngibi ntabwo ari ubyikoresha, nta nubwo ari Imana ibimukoresha, ngo ni umutware w'abadayimoni, n'abadayimoni babimukoresheje. Bafata gukora kw'Imana, imbaraga z'Imana, ubushake bw'Imana babitwerera abadayimoni. Ageze hepfo nibwo yababwiye ngo ndababwira ukuri ko umuntu utuka umwuka wera atabasha kubabarirwa na rimwe, nicyo cyaha kitababarirwa. Mu bushake bw'Imana rero harimo bya bindi bisharira abantu benshi dutwerera abadayimoni. Tukabitwerera Satani, Satani uratugerageje, Satani uraturwanya. Reka da! Ni inzira Imana iri gukoresha, ahubwo Satani musuzugurira mu kwemera inzira Imana iri gukoresha ubihagararemo bigukomeza, kuko Imana hari ikigambiriye kukugira cyo. Yesu ashimwe. Abantu benshi twarabitekereje cyangwa se twagiye tubigira. Ibyo nababwiye nti ngewe ngeze ahanga maze gusobanukirwa iki kintu, naciye bugufi mbwira Imana, Imana natutse umwuka wera ariko ntabizi, ntanabigambiriye. Iki cyaha barako atari cyo nakoze, nubwo nsobanukiye neza ko gisa n'icyo nakoze, cyo gufata ubushake bwawe kubw'umugambi wawe, inzira yawe ukoresheje kugira ngo umpindure ugomba kumpindura we, inzira yawe ukoresheje kugira ngo umugambi wawe usohore ku buzima bwanjye. Havuga ngo ni Satani ungerageje, havuga ngo n'abadayimoni babiteye, ariko hari ikimana ibigambiriye. Imana tugirire neza. Bene data, ibi bintu birakomeye, umuntu yabyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko imikorere y'Imana nta kintu gishobora kuyihindura. Yakunyuza mu rwobo nk'uko byagenze kwa Yosefu, aho ngaho wiva ngo ni Satani ukujyanyemo. Vuga ngo Mana, nzi neza ko turi kumwe, nzi neza ko turi kumwe. Ibi nubwo byakomera bite, uri Imana ifite ikigambiriye ku buzima bwanjye. Imana tugirire neza. Yakunyuza mu bushomeri bukomeye, ariko uvuga ngo nzi neza ko Imana icyo ngerageza gukora ni ukuyubaha no kuyikiranukira, ni ukugaragaza ishusho y'Imana nizera iri muri nge, ntibe muri nge gusa, nkayigaragaza no mu marangamutima yanjye. Ibyo ngibyo bigatuma ntegereza nizeye ko icyo Imana yavuganye nanjye izagisohoza. Imana tugirire neza. Akaga kariho rero gakomeye, Imana iragira gutya ikabwira umuntu wenda asenga cyangwa se no muyerekwa no mu nzozi, akavuga ati mwana wanjye, wenda n'umukobwa w'imyaka 18 21, nzaguha urugo rwiza rw'umugisha. Uyu mukobwa akazamuka akagera 25 akagera 30, agatangira kuvuga ati basi tubu baranzinze, agahita ajya mu bapfumu. Kandi Imana hari ikigambiriye ku buzima bwawe. Wikigirira nabi, wikigirira nabi. Vuga ngo kuko namenye Imana, nkamenya ko iri kumwe nanjye kandi bana nanjye iminsi yose, ibi ngibi nubwo byakomera bite nzabinyuramo kandi ntambuke neme. Haleluya. Imana tugirire neza, twigishe kumenya imikorere yayo. Iyo uvuze ngo rero baranzinze, ubwo bushake bw'Imana ubu bitwerereye abadayimoni, ubitwerereye Satani n'abakozi be. Imana tugirire neza. Iyo uvuze ngo Imana ikubwiye ngo nzakugirira neza, nzaguha urubyaro, nzaguha umuryango mwiza, nzaguha abakobwa n'abahungu, imyaka 30 igashira, 40 igashira, 50 igashira, ugatangira kwiheba, hari abanyura ku ruhande bakajya kwirwanira, bateka ngerageze n'ahandi wasanga wenda atari ngiye ufite ikibazo. Satani akaba aragutwaye. Kandi Imana igambiriye kukugira nk'uko yagize ku bwa Sara na Aburahamu. Haleluya. Hari Imana igambiriye ku buzima bwawe, wikigirira nabi. Bene data, iyi processes, iyi nzira Imana iri gukoresha kugira ngo ikugeze ku mugambi wayo, kukigambiriye ku buzima bwawe,
iyi nzira yikugusha nireke kukugusha, ahubwo nuhagarare ku kwizera, uhagarare ku kwemera, umenye ngo Imana turi kumwe, nubwo byagenda bite izantabara. Imana tugirire neza. Ese reka mbabaze tugaruke mu buzima busanzwe. Wenda nk'abantu bafite imodoka na moto, wenda n'igare, yego n'igare, barabyumva cyane. Sinzi niba ariko ingorofani ntabwo zigikoreshwa. Iyo ikinyabiziga kigize ikibazo, umuntu najya kureba umukanishi. Uyu mukanishi iyo ari gutestinga ko ikibazo cyakemutse, iyi modoka ntayijyamo akayatsa, yewe akanagenda ngo arebe ko cya kibazo cyakemutse, cyaba kitakemutse akayigarura, akongera agafunga aho agomba gufunga, cyangwa se akagira aho yoroshye, akongera akajyamo, akongera akagenda, yakumva ari sawa akubita imodoka yawe yakize, yifata ugende. Siko bigenda. Bene data, umugambi Imana igufiteho ku buzima bwawe, Imana aho igambire kukugeza, uwigambire kukugira we, ibyo igambire kugukoresha ku buzima bwawe, hari ibyo igomba gukora, hari ibyo Imana igomba gukora, hari ibyo Imana igomba gukora. Igomba kugira umuntu wubakitse mu kwizera no mu gukomera mu byo wizeye. Hari ibyo Imana igambiriye kugukoreraho cyangwa se kugukoresha kugira ngo igushyitse ku kigero gikwiriye. Byaba bya bindi bisharira, kigasharira nonaha ukizera, kigasharira ejo ukizera, ejo ugahura n'ikindi nabwo ugakomera, ukavuga Imana turi kumwe, ukayizera. Ntutuke umwuka wera ngo bitwerere abadayimoni. Kuki se tubashyira imbere? Oya, ntabwo bagomba kujya imbere, kuko Imana yacu ibarusha imbaraga, ibarusha amaboko, ishoboye gukuraho imigambi yabo yose. Niba dufashe iyo mirimo tukayitwerera abadayimoni, ubwo tuvuze ko Imana idashoboye guhangana n'iyo mikorere y'abadayimoni. Ibyo tubivane mu mitekerereze yacu, kuko niba twaramaze kugira imitekerereze y'ubumana, kwakira Imana muri twebwe, kuzura muri twebwe, tumenye ko nta bubasha Satani adufiteho. Umuntu wamaze gusobanukirwa ko nta bubasha Satani amufiteho, uyu nguyu nubwo byagenda bite, nubwo umuriro wakaka, nubwo amazi yasumate, nubwo umuyaga wakubita gute, arahagarara agakomera. Akabati nzi neza ko Imana ibi bintu byose ibifiteho ububasha, nta cyayinanira. Haleluya. Imana yacu tugirire neza ku bw'icyo kintu gisharira kamere y'umuntu, ariko reka kamere y'umuntu ikora iby'umubiri bisanzwe, ijya gushaka amafaranga, ijya mu kazi, ikora imirimo isanzwe nyine umuntu yaremewe gukora. Ariko kamere y'Imana muri twebwe iguma uko igomba kuba. Haleluya. Itari kamere y'Imana ni kamere ya Satani. Niba hari ibyo ushyize muri uvuze ngo ibi ni ibya kamere ya Satani, ukabyakira ko ari imikorere ya Satani, ubwo kamere ya Satani niyo uhaye umurongo, niyo uvuze ngo ubwo niyo yakoze cyangwa niyo iri gukora. Edayeri umuntu amaze kumenya Kristo, akamenya Imana n'imikorere yayo, kamere y'Imana niyo yagombye kuba guhora izamuye muri we. Haleluya. Kamere y'Imana ni ukudatsindwa, kamere y'Imana ni ukudahinduka, kamere y'Imana ni ukudasangira icyubahiro n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Iyo kamere y'Imana rero reka ibe muri twebwe, tunayigaragaze, niba muri twebwe gusa ngo tuyigumane. Si byose Kristo yaravuze ngo mugende mu mahanga yose, mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, mubwiriza abantu inkuru nziza y'agakiza, ko Yesu akiza, ko Yesu aruhura, ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Iyo kamere yatubwiye rero kwambara, ntibi yo kwambara gusa, aho burya umwenda umuntu yambara imbere aba ari uwe ku giti cye, aba ari uwe wenyine. Umwenda w'imbere, ibyo twita imyenda y'imbere, aba ari umwenda wawe wenyine. Ariko umwenda wambara inyuma ugaragarira undi muntu, sukira uwawe gusa. Si byose? Ntabwo ukiri uwawe. Imyenda wambara uyambara kugira ngo ugaragare neza, ugaragarira neza abande, abakureba. Si byose? Kamere y'Imana rero nireke kuba muri wowe gusa, ahubwo nisohoke uze uyigaragaze ahantu hose. Abantu bose babona Imana, abantu bose babona Imana, ukurebye abona Imana, ukumvisha uvuga abona Imana, ukubonye mu buryo bwose yakubonamo, abone ko hari kamere y'Imana iri muri wowe, idahaye umwanya imikorere ya Satani nk'uko benshi babitekereza cyangwa se babivuga. Barabivuga, ariko nagira ngo bene data duteraniye muri iki cyumba cyangwa se muri iyi nzu yitiriwe izina ry'Imana, duhagarare tuvuge ngo guhera uyu mwanya Satani ntukidufiteho ububasha. Duhera aho ngaho dusaba Imana imbabazi.
uza kumva hari ahantu yafashe imikorere y'Imana, inzira Imana imunyujijemo. Ndakomeza kuvuga ya nzira y'igihe kirekire igereranywa n'imyaka 1000. Iyi nzira irashaririye ku buzima busanzwe nk'uko twakomeje kubivuga. Ariko ndagira ngo mwene data, niba hari ahantu uzi neza ko wageze ukagwa, ukiyambaza izindi mbaraga cyangwa se ubushake bw'Imana ukabutwerera izindi mbaraga, turaza gufata akanya buri muntu wese aze kwinjira mu mutima we. Nubwo twabonye ko ari icyaha kitabarirwa gutuka umwuka wera, ariko ni kubigambiriye udashaka no kumva ko Imana ihari kandi ari nyembabazi. Aba babikoranaga ubushake bavuga bati ntabwo ari Imana, ntabwo ari imbaraga z'Imana zimukoresha, ahubwo n'abadayimoni bamukoresha imirimo n'ibitangaza. Aba bari babigambiriye ko ntibigeze bamwemera. Ariko Imana twege turayemera, turayikunda, turayizi, twarayisobanukiwe, ahubwo nuko imikorere yayo rimwe na rimwe tutayisobanukirwa. Ariko dusobanukirwa imikorere y'Imana, kandi Imana ifite gahunda nziza yo kutugirira neza. Haleluya, haleluya. Imana tugirire neza, itwambika imbaraga, idushoboze kunesha ibyo dutekereza ko biturwanya. Ibi ntabwo ari ndababwiza ukuri. Umukozi w'Imana umwe yaravuze namwumvise rimwe ari kwigisha, ariko hari kuri YouTube, ariko yari mu materaniro. Aravuga ngo ngewe nta murozi ushobora kundoga ngo bumfate. Bamwe muti ubwo yariyemeye, tabaruzi barahari, nta umuntu yagambiye kuroga yakuroga. Ariko yaravuze ngo Imana iri muri ngewe ifite ubushobozi bwose bwo guhindura ubusa uburozi bwose umuntu yakoresha. Haleluya. Imana iri muri wowe, nibituzuye ahantu hose uburozi mu kanwa bushobora gucamo bukaguhitana, kubera ko mu kanwa kawe nta Mana irimo, amagambo akuvamo nta Mana iba muri aya magambo uvuga. Ahanga Satani yanyuramo, cyangwa se n'uyu murozi yanyuramo akagutamika, uburozi bukagufata. Ariko niba mu kanwa kawe ugerageza kurinda ururimi rwawe, ukamenya ngo amagambo ava muri ngewe reka garagare nk'amagambo avuye ku Mana, uyu murozi ntiyanyuranga kuko Imana irahuzuye. Imana tugirire neza. Imana yuzuye mu birenge byawe, mu maguru yawe, aho ugenda hakaba ahantu hose ugenda bikamenyekana ko ibirenge byikaragiye ahangaha ari byo umuntu ufite Imana yuzuye muri we. Bimwe bivuga ngo twabirenze, twabitambutse, bishobora no kutagufata. Ndimo ndainterprete ijambo uwo mukozi w'Imana yavuze, ariko naryumvishemo nk'izindi mbaraga. Haleluya. Ubushize niba nibuka neza umushumba hari ijambo yatwigishije, aduha ubuhamya, atuye ngo ngewe nararashwe, isasu riraza ariko sinagira icyomba, ndaraswa gute nta kindi kintu kigiye imbere. Imana yari yuzuye muri w'icyo gihe, icyo gihe ibyo biba, yari ifite ubushobozi bwose bwo guhindura amasasu ubusa. Mwene data, ni uzuza Imana muri wowe, imivugire yawe, imikorere yawe, imitekerereze yawe izagenda mu mahanga yose ibwiriza abantu ubutumwa bwiza, bavuge bati dore umuntu ufite umwuka w'Imana. Haleluya. Bavuge ati dore umuntu ufite umwuka w'Imana. Aho ukorera bavuge bati dufite umukozi. Wenda niba ukorana n'abantu benshi bavuge ati dufite umukozi atandukanye n'abandi bose twagize, abantu bashaka kumwigiraho. Haleluya. Kuko wujuje Imana mu buzima bwawe, kuko wujuje imbaraga z'Imana mu buzima bwawe, Imana nayo yiteguye kugira gute, kuza kubana nawe, ikakurinda, ikaguha imbaraga zo gutambuka mu bikomeye, ikaguha imbaraga zo gutambuka mu mashuri cyangwa se muri training Imana iri kugutraininga kugira ngo igere ku kigambiriye kukugezaho, igere ku kigambiriye gukora ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwacu bene data, ntitwigirire nabi ngo dukomeze gufata umugambi w'Imana cyangwa se inzira Imana ihisemo gukoresha ngo tubitwerere izindi mbaraga, ahubwo tuhindukire rwose tumenye imikorere y'Imana. Bene data, abantu twishwe no kutamenya imikorere y'Imana. Kantu gato karaba, umuntu akiruka, umuntu agata umutwe, umuntu akabura icyo afata, akabura n'icyo areka. Ariko imikorere y'Imana iratangaje. Hari icyo Imana ibigambiriye, hari icyo Imana ibigambiriye gukora. Hahirwa ugitegereza yizeye kandi yihanganye, agasaba imbaraga nk'izo Yesu yasabye,
akazihaga kandi zo gutambuka mu rupfu, akarutambukamo akanyuramo, agatambuka akongera akisubirira mu ijuru. Izo mbaraga Imana yamuhaye natwe twazihabwa. Natwe twazihabwa. Hagarara ushikame kubyo unyuramo, utegereza ubushake bw'Imana. Haleluya. Utegereza ubushake bw'Imana, usenga, uyegera, ubana nayo uko bwije nuko bukeye. Nkuko nabivuze rero, nsatira umusozo cyangwa tunasoza, nagira ngo niba hari umuntu wumva hari ubushake bw'Imana, yatwerereye imbaraga za Satani, yatwerereye izindi mbaraga, turaza gufata akanya dusenge. Sinza kuvuga ngo duhaguruke, ngo muhaguruke. Niwumva wasaba Imana imbabazi uhagaze uhaguruke, niwumva wasaba Imana imbabazi wicaye, ariko suko wabikoze ubigambiriye ni icyaha kitababarirwa. Ariko kuri bano bakigambiriye no kundi wese wakigambirira kuvuga ati Imana ntago yashobora ibi ngibi, tebe n'abadayimoni babikora gusa. Uwaba yarabigambiriye gutya agapfobya Imana, akavuga ko Imana itabishobora ahubwo ari abadayimoni babikora, uyu nguyu we afite akaga cyo kuretse imbabazi z'Imana zonyine ziri mu ibanga ryayo nazo, kuko imbabazi zayo turazizi. Ariko hano yarongeye irisobanura kuri iki ngiki cyo yarisobanuye, irigaragaza, ivuga neza kamere yayo kuri iki kintu. Kuba bigambiriye uwo nguwo we azategeza izindi mbaraga ziri mu ibanga. Ariko imbaraga z'umuntu wakoze icyaha cyo gutuka umwuka wera, afata ubushake bw'Imana cyangwa se imikorere y'Imana akayitwerera imbaraga z'abadayimoni, uyu we turaza gufatanya gusaba Imana imbabazi, kuko ibi twabikoze tutabizi, n'ubutamenya, n'ukudasobanukirwa. Ariko ndinginze kugira ngo umuntu wese aze gufata umwanya wo kuza gusaba Imana imbabazi mu buryo araza guhitamo. Hari byinshi byatugerageje biradusharirira, dutekereza ko ari Satani, dutekereza ko ari abakozi we cyangwa se abantu nyine babiteye, ariko umugambi w'Imana ni wo wonyine wari ku buzima bwacu. Turaza gusaba Imana imbabazi dusenga, kugira ngo buri muntu wese abwire Imana ngo Mana, nyigisha kumenya imikorere yawe, nyigisha gusobanukirwa inzira unyuramo utugirira neza, nyigisha gusobanukirwa umugambi wawe ku buzima bwanjye, nyigisha gusobanukirwa ko ibishaririye bitakurusha imbaraga, ahubwo birusha imbaraga nibiye mu bushake bwawe, ubigenza uko ushaka, usaba imbaraga zo gukomera, zo guhangana n'ibi ngibi. Imana tugirire neza. Ntuze guhurira n'abapagani mu bapfumu, ntuze guhurira n'abatizera mu kuvuga ko Imana ari igihuha, ari ikintu abazungu bazanye bagatereka aho ngaho. Ntuze guhurira nabo muri ibyo biganiro, kubwo kutamenya ko Imana ifite imbaraga n'ubushobozi bwose ku buzima bwawe. Tugiye gusenga, niba wumva ukwiye gusaba Imana imbabazi ku bw'icyo kintu cyo kudasobanukirwa imikorere yayo, ko itari inzira y'amahoro gusa, harimo n'inzira, ari inzira igoye, ari inzira iruhije, irimo amakrosi, irimo inzuzi mugomba kwambuka, ndetse kandi munyujemo n'ibirenge, apana kunyura ku biraro. Harimo inzuzi umuntu akwiye kunyuramo agakandagiramo, ariko akamenya ko yavuze ngo no mu ruzi nzabarinda, no mu muriro nzabarinda. Ukamenya ko iyo Mana ari Imana itagizitirwa n'ikintu na kimwe, no mu muriro kwikunyuzamo ugatambuka ukagera ku Imana yagusingiriye. Uvuge ngo Mana, nafashe ubushake bwawe bwose, ubushake bwawe, inzira yawe, nyitwerera izindi mbaraga, ariko sinabisobanukiwe, sinari mbisobanukiwe, ariko ndabisobanukiwe, ngirira imbabazi. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo twongeye kuza imbere yawe. Witeka Imana igira neza, twagiye kure, twashaririwe n'ubushake bwawe, twashaririwe n'imikorere yawe. Rimwe dufata imirimo yawe, ubushake bwawe tubitwerera izindi mbaraga, ariko twongeye kuza imbere yawe kuko bwari ubutamenya, duciye bugufi Mwami Imana. Amajwi yacu arazamutse kugira ngo tugusabe imbabazi, uduhagarareho Mana, wongere utugirire impuhwe, ubundi utwigishe kumenya imikorere yawe, twigishe kuba mu bushake bwawe, twigishe kugenda uko ushaka kuri Imana igira neza. Data twese uri mu ijuru, twarakwakiriye, twarakumenye kuri Imana idahinduka, uri Imana uko yahoze kera n'ubu ngubu ni kwiri, uko wakoraga kera n'ubu ni kugikora, uko wakoze kwa Saduraka, Meshaki na Abedenego n'ubu ni kugikora. Nta cyaguhindura Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana y'ubutware n'ububasha.
ikoresha, uri Imana ikora bimeze neza cyangwa bitameze neza. Data, niyo mpamvu tumaze kubisobanukirwa ibyo ngibyo duciye bugufi, uko twafashe imirimo yawe n'imikorere yawe tukabitwerera izindi mbaraga. Tubabarire Data, babarira abagabo n'abagore, babarira abasore n'abakobwa, babarira abana bato bamaze kumenya ubwenge, bamaze gusobanukirwa. Tubabarire twese, Uwiteka Imana igira neza. Aho twagiye kure y'ubwiza bwawe Data, tufata imirimo yawe tukayitesha agaciro, turinginze kugira ngo tubabarire. Data, twagaragaye nk'abatuka umwuka wera wo kudasobanukirwa, ariko duciye bugufi imbere yawe. Ongera twambike umwambaro w'igitare, umwambaro wera de, ubundi duhe no gukomera, dukomeze kuguhamya nuko byagenda bite. Ngaho duha imbaraga zitangwa n'ijuru, duha imbaraga zituruka kuri wowe, duha imbaraga zinesha ibikomeye, duha imbaraga zitunyuza no mu rupfu, duha imbaraga zitunyuza no mu muriro, duha imbaraga zitunyuza no mu mazi ntadutembane. Duha izo mbaraga Data, kugira ngo dukomeze kuguhamya nk'uko abakozi bawe baguhamije, Sadurake, Meshake na Abedenego, nk'uko Daniyeli yaguhamije, ari ndajya no mu rwobo rw'intare, hariya ni mu rupfu, hari mu rupfu ariko urahaba nk'Imana. Mana, duha izo mbaraga kugira ngo dukomeze kumenya neza ko Imana twiringiye kandi Imana dusenga ari inyamaboko kandi ari inyembaraga. Urakoze Mwami Yesu kutwumvishe kandi ukumva gutaka kwacu, ukumva gusenga kwacu, duciye bugufi imbere yawe Mana. Gahoreka icyubahiro kibi cyawe, kugirirwa neza na Data twese kwacu kube gututse kuri wowe, kuri Imana inyembabazi. Ngaho urakoze kutugire neza kandi ukatwitaho. Ongera udusure, wongera utwambike imbaraga, wongera uduhe kukumenya birushijeho kurusha uko twari tukuzi Mana, kandi utwigishe ibyo wahamije tubyitondere kandi tubigenderemo nk'uko ushaka. Urakoze Mwami Yesu kubanye natwe, komeza kwitaho mu izina rya Yesu Kristo tubyamare twizeye. Urakoze, amen.